Nongeye kugusuhuza dukunze kubana mu biganiro bitandukanye bikunda gutambuka kuri yicano. Twagarutse muri bya biganiro byacu byiza, ibiganiro bidufasha kubaka urukundo ndetse ibiganiro byiza cyane tubasha kuboneramo impuguro zigiye zitandukanye kugira ngo dukomeze kubaka umuryango cyangwa se society muri rusange. Uyu munsi rero ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo umuntu yakitwara. Ese uwo muntu ninde? Ni umubyeyi mu gihe ashobora kuba yaramaze kubona yuko umukobwa yabyaye cyangwa se umukobwa we nyirizina yamaze kuba yaratwaye inda, kandi noneho bikaba bibaye uyu mukobwa atarabasha kubaka urugo. Ese ibi bintu wewe mubyeyi ubashije kubibona ni gute wakitwara kugira ngo ubashe kugaragara neza imbere y'uno mwana, ikindi kandi ubashe kuba wakora ibintu byiza kandi biciye mu mucyo, Imana igakomeza kukubonamo umubyeyi mwiza ndetse muri rusange n'abandi babibona cyangwa se bikabasha kuba byagukomeza muri rusange. Hari impamvu yanteye kuba nateguye iki kiganiro. Impamvu nateguye iki kiganiro nuko nzi neza yuko iyo umubyeyi amenye yuko umukobwa we atwite kandi atarashinga urugo bishobora kumutera agahinda, umujinya cyangwa se bikaba byamutera ubwoba. Ariko ndakubwiza ukuri neza yuko nukurikira iki kiganiro witonze uraza gukuramo impuguro cyangwa se inama zagufasha mu gihe wisanze muri iki kibazo, cyane ko rwose nyine nk'umubyeyi nyine ubutekereza cyangwa se utangira kuvuga ko rwose ugujije ishyano. Ariko nukurikira iki kiganiro uraza gusanga hari inama zagufasha kubyitwaramo neza, ndetse bikaba ari umugisha ukomeye kuri wowe, ku mwuzukuru wawe ndetse no ku mwana wawe. Gusa mbere yuko twinjira mu kiganiro muri rusange, murabizi neza yuko igihe cyose tubanza tukakira abantu bashyashya. Abantu bashyashya rero ni abantu baba batarakanda subscribe kuri iyi channel. Niba muri ahangaha rero mbahaye ikaze, none mbashishikariza kugira ngo mukande subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kubana mu biganiro bitandukanye bikunda gutambuka kuri iyi channel. Ahangaha hatambuka ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko ni ibiganiro byo kubaka urukundo cyangwa se kubaka umuryango muri rusange. Muhawe ikaze rero. Tugiye guhera ku cyambere cyangwa se ku nama ya mbere, turaza gusoreza ku cya karindwi kuko nabateguriye inama zigeze kuri 7, ariko ube tayari kuko ku musozo ndaza nkubwira ijambo ry'ihumure utagakwiriye gucikwa. Ikintu cya mbere ukwiriye gukora kandi cy'ingenzi nuko ukwiriye kwitwararika ndetse no kwihangana. Irinde amagambo akomeretse cyangwa se ibikorwa by'ubugome. Nubwo ushobora kurakara, ubanza utuze kuko amagambo ya mbere ushobora kumubwira ashobora kumusigira ibikomere bikomeye cyane cyangwa se ibikomere birambye. Tekereza unaniwe kwihangana ukihutira kumubwira ibintu bikaba byamubabaza, ndetse mu buzima bwe bwose akajya yibuka yuko hari ikintu wamukoreye ejo cyangwa se ejo bundi cyangwa se nyuma y'iminsi itari mikeya, akajya kubara nkaho utari umubyeyi we. Erega iyo wihanganye ugerageza kumuganiriza, kandi nyuma y'igihe gitoya cyangwa se nubwo cyaba igihe kirekire ukazamenya uburyo inzira byaciyemo kugira ngo abashe kuba yatwara iyi nda. Ariko iyo wihutiye kuba wamubwira nabi cyangwa se kuba wamubwira amagambo amukomeretsa utaranamenya uburyo byagenze, uburi kumwangiza ndetse ugatuma abaho mu bwigunge bukomeye cyane. Icyabakiza rero ukwiye kubanza ugatuza, ikindi ukagira kwihangana, ahubwo ukagerageza gushakisha amakuru y'icyatumye uyu mukobwa wawe abasha kuba yasama iyi nda. Icya kabiri ukwiriye gukora, ukwiriye kumuganiriza ndetse ukamuganiriza mu rukundo. Gerageza uburyo bushoboka ubwo ari bwo bwose, mwicare umuganirize kandi neza. Umubaze uko yabyitwayemo, uko yiyumva ndetse nuko ahagaze muri icyo gihe, hanyuma umubaze n'icyo akeneye. Gerageza wirinde kumugaya cyane, ahubwo ugerageze gusobanukirwa icyatumye abikora. Icya gatatu ukwiriye kwakira umwuzukuru wawe nubwo utabiteguye neza. Umwana ari mu nzira. Ikindi kandi ukwiriye kumenya ko umukobwa wawe akeneye gufashwa akaba yabyara neza. Kuba umwuzukuru agiye kuza mu muryango ntabwo ari ikosa kuko nawe ni umuntu. Icya kane ukwiriye gufasha uyu mukobwa gutegura ejo hazaza he ndetse naho umwana muri rusange. Uganirize uko yagatwiye kwitwara nyuma yo kubyara, gusubira ku ishuri cyangwa se guhitamo kuba yakwiga umwuga kugira ngo arusheho gutegura ubuzima bwe bw'ejo hazaza. Rwose niba byashoboka ugerageze kumufasha gusubira mu buzima busanzwe kandi bwiza. Icya gatanu cyangwa se inama ya gatanu wewe umubyeyi ukwiriye gukora, ukwiye kugerageza kuba waganira n'uyu muhungu wamuteye inda. Ikindi kandi ukagerageza kuganira n'ababyeyi be. Niba bishoboka mwaganira ku nshingano z'umuhungu, uruhare rwe rwo gufasha uyu mukobwa ndetse n'uyu mwana atwite. Iki kiganiro kigomba kuganirwamwo n'ubugwaneza, ariko nanone kigashyirwaho umurongo uhamye. Icya gatandatu ukwiriye gukora ni ugusengera uyu mwana kandi ukamwereka ko Imana itamutereranye.
gerageza uburyo bushoboka ubwo ari bwo bwose ubere uyu mukobwa umubyeyi mu buryo bw'umwuka, mwereka ko nubwo yakoze amakosa Imana ikimukunda kandi ishobora kumukoresha. Musengere umufasha kugira kwizera no kubaho mu buzima bushya. Icya karindwi aricyo cya nyuma mbere yuko tureba ijambo ry'ihumure rikomeye cyane shaka ko uza kumva. Icya karindwi, irinde gutekereza ku gisebo cy'abantu. Ntukemere ko igitutu cy'abaturanyi kikuyobora kurenza urukundo ufitiye umukobwa wawe ndetse twongereho wibyariye. Ibitekerezo by'abantu ntabwo ari byo bizafasha umukobwa wawe, ahubwo urukundo ni inkunga y'umuryango. Reka dusoze nkubwira rya jambo ry'ihumure nakubwiye kuva kare. Gusa wibuke kureba neza niba wamaze gukanda like kuri no video, kubera yuko uraba udushyigikiye kandi urabukunze ibiganiro bikunda gutambukanga kuri channel. Ikindi, niba uri mushyashya ugenze neza, niba wamaze gukanda subscribe kuri channel, ikindi wakandika ngo muri comment niba ari cyifuza ko twazakubwiraho ubutaha, cyangwa se niba ushimye kino kiganiro nabwo ukabikora ukabitubwira muri comment yuko iki kiganiro wagikunze. Noneho tukazagenda turushaho kugera tukuzanira ibindi biganiro byiza cyane, ibiganiro byubaka urukundo cyangwa se byubaka umuryango muri rusange. Iri jambo rero riravuga ngo umwana ashobora gukora ikosa ariko ntabwo ari ikosa ubwabyo. Umuryango ni umusingi we, ariko nanone ntabwo ari urubanza rwe. Reka ngushimire aho twabanye muri iki kiganiro. Imana iguha umugisha. Nkushishikariza kuzakomeza gukurikira ibiganiro bitandukanye bikunda gutambukanga kuri channel kugira ngo uzajye ubasha kugenda umenya ibintu bigiye bitandukanye. Ndagukunda kandi ndagukunda cyane. Reka nkubwire ngo reka tuze guhurira mu yindi video turaza kurebera hamwe ibindi biraza kuba bigezweho muri ako kanya. Bye, gukunda cyane.